Hello everyone, hello mwese mukunda televiziyo Agahezo TV, ndabasuhuje. Amazina yanjye ni Ndwawe Alex again, televiziyo ni Agahezo TV. Nkuko bisanzwe nuko bazana aka business kamwe gakoma. Iyi ni business mbazaniye, ubona ko nabanje gukora withdraw as you see. Nayikoze nabikoze deposit ejo nijoro saa 3. Ndavuga ati ntabwo naha abanyarwanda business ntabanze gucekinga neza. Ino business maze igihe iyi business mu 2018, kuko umuntu wayimpaye ni umuntu wo muri Afrika y'Epfo, n'umugore wo muri Afrika y'Epfo. Arashize nk'ukwezi abimbwira, amubwira ati wapi ibyo bintu ntabwo bibaho. Then ndavuga ati ariko but reka mfate risk ndebe iyo business ubundi wagwana. Ndavuga ati reka nshyira amadolari 30 ndebe ko iyo business koko ikora. Nashyizeho amadolari 30 bahita bama iyi business. Reka mbanze mbabwire uko ikora sasa. Iyi business minimum deposit ni amadolari 30. Iyo ushyize amadolari 30 bagushyira mu cyiciro cya mbere. Icyo cyiciro cya mbere aho wungukirwa 25%. Iyo ushyizemo amafaranga amaramo amasaha 12. Amasaha 12 iyo ageze uhita uhabwa amafaranga yawe yose, ukaba wemerewe kuyabikuza yose. Urabona ko ngewe amafaranga nahise nyabikuza yose. Inyungu y'amadolari 7.5 mu masaha 12, nge nahise nyabikuza yose kujya mite nkora deposit y'amadolari 50. Nahise nkora deposit y'amadolari 50. Areka nze mbereke. Turajya hariya tujye muri deposit. Reka loading nahise nza muri deposit. Okay, reka nze tujye muri transaction. Tujyana muri transaction. Nyine ahangane muri deposit. Reka turi hano muri deposit. Icyiciro nashiyemo ni iki ngiki. Ikibakungukira 25%. Unugera ku madolari 30 kugeza ku madolari 199. Icyiciro cya kabiri ari cyo bita bronze, unugera ku madolari 200 kugeza ku madolari 199 bakungukira 35%. Icyiciro cya gatatu cyo ibi byiciro. Icyiciro cya mbere ni amasaha 12. Icyiciro cya kabiri ni amasaha 28. Ubwo amafaranga yawe nibishyize amadolari 200 amara amasaha 28, bakahita baguha igishoro cyawe n'inyungu zawe. Icyiciro cya gatatu mu masaha 28 baguha inyungu ya 50%. Nibishyize amadolari 500 bahita baguha amadolari 250 mu masaha 28. Ugushyize amadolari 500. Icyiciro cya kindi aho baguha 70% ni mu minsi 2. Iyo ushima amadolari 1000 bahita mu minsi 2 bahita baguha 70%. Icyiciro kindi aricyo silver plan. Iyo ushema amafaranga yawe guhera ku 5,000 by'amadolari y'ama USDT 100% mu minsi 2 amafaranga wahitaza. Nimba ari 500 bwitugire ari 5,000 bitugira 10,000. Ikindi cyiciro cyo mu minsi 3. Ikindi cyiciro cyo mu minsi 3 200%. Niba ushe amadolari 10,000 ugomba kubonamo 20,020 by'inyungu. Ubwo ugomba gukuraho 30,000. Icyo niko ibyo byiciro bimeze. Then reka nze njye muri transaction mbereke uko byagenze. Muri transaction nze reka mbanze njye muri all deposit. Kujya mbereke mujye mukora business, muvuga ngo business mujye gukorana imeze gute. Ibi ni bya byiciro narindiho. Transaction, deposit. Urabona ko ahangaha nakoze deposit y'amadolari 30. Then amadolari 30 bahita bankura return to the user account. Amasaha yanjye amaze kuzura. Urabona ko nayikoze ku itariki 7 saa 1:38, saa 1:38 ku itariki 8 ihita igaruka. Mpita mvuga ati okay, reka nze nongere muri deposit. Mpita nkora deposit y'amadolari 50. Ku itariki 8 saa 3:52
ubu ndongera kuyabona saa 3:52 za nimugoroba. So ni ukuntu ino business ikora, ni ukuntu iyi business ikora. Kanze ubwo reka nze mbahe na withdraw kugira ngo nabyo bigende neza. Withdraw ngiyi withdraw process account, dore iyi ni boro yanjye nyine nabikuje saa 2:13, ariko iyi saha ya saa 2:13 ibiri inyuma ubundi nabikuje saa 3, ibiri inyuma isaha nyine nabikuje saa 3, isaha yabiri inyuma nyine ngiye nabikuje saa 3, nabikujeho $37.50. I think niba bamaze kugera mu business ukaba wagize ikibazo, dore iyo ugiye gukora deposit ubigenza gute? Uhita umanuka ukaza hano, ukaza aha ukakanda, cyangwa reka nze mbireke, uhita uza ugakanda hano ukahita ubwira uno mu customer service uri aha ngaho, ukamubwira ngo ndashaka yuko uma USDT wallet. Ahita agwa iyo USDT wallet. Iyo amaze kuyigwa uhita ujya kuri Binance yawe ukahita udepositinga $30 cyangwa $50, ukahita umuha screenshot, ukazana screenshot yuko umaze gudepositinga, ukaza ukayimuha. Iyo umaze kuyimuha rero awe ikinakora ahita akubwira ati tegereza gato amafaranga ahita yagezaho. Niyo ugiye kubikuza niko bigenda, uraza ukamubwira ngo ndashaka kubikuza, ukamuha username yawe, ukamuha na wallet address yawe, amafaranga ahita yageza kuri Binance ako kanya. Izi ni business, ni ama business y'ama forex, ni ama business, n'indi business ushaka kuzabatamo soon nayo ikoma byatari. Iyi business ushobora kuba wayikunze, niba wayikunze reba ukuntu wayijoininga, ujye ufatana na business hakiri kare, wikorera amafaranga business zitaraba popular. Cyane ko nakungu wakanze subscribe. Ndagushimiye. Amazina yanjye ni Nduwawe Alex, iyi televiziyo ni Agahezo TV. Hasta la vista.